Ndabasuhuje torero rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe umugisha ababonetse mu iterano ry'uyu munsi, abavuye imihanda yose itandukanye, abavuye mu bice bitandukanye by'igihugu. Mwese turabakiriye mu iterano ry'uyu munsi ku cyumweru. Aho muri hose mugubwe neza kandi mwumve mutekanye. Icyo mwaje mushaka mu nzu y'Imana uyu munsi, Imana ikibakorere. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira, ariko mbere yuko wenda dutangira tuvuga ijambo ry'Imana no gusenga, reka mbanze mbibwire. Nitwa Bishop Francis, nkaba mpagarariye umuryango w'ivugabutumwa witwa New Jerusalem Temple. Dukorera hano mu Rwanda, i Kanombe, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Nyarugunga, hano hino aho bakunda kwita munsi ya secteur cyangwa se haruguru yaho ya King David. Niho dukorera umurimo w'Imana, ariko si mu Rwanda gusa, n'abandi dufite benshi badukurikirana bari ku migabane itandukanye yo ku isi. Umugabane wa Afurika baradukurikirana, kandi nabo ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibishimire. No ku mugabane w'Uburayi baradukurikirana, nabo ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Ndetse n'abari muri Amerika nabo baradukurikirana kenshi, nabo turabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Ndetse n'abari muri Aziya nabo nuko baradukurikirana, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu naho baradukurikirana. Bose turabasuhuje, imigabane yose aho muri hose mudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Kandi ijambo tugiye gusangira uyu munsi rigira umumaro mu buzima bwanyu, rigira icyo rikora kandi rihindura. Ndabizi ko Kristo yamaze kugira mu buzima bw'umuntu hari impinduka, ntabwo umuntu asigara ari uko yari asanzwe mbere. Reka dufate umwanya rero dusenga, hanyuma dutangire mu mwanya wacu dusoma ijambo ry'Imana. Wera wa Isirayeli, turagushimiye. Icyubahiro ni icyawe kuri uyu munsi wa none. Nongeye kuzamura iri teraniro imbere y'amaso yawe. Abarigezemo bose, abari ku migabane yose yo ku isi, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Afurika, mu Rwanda hose, muri Aziya, abo bose ubarebe neza kandi ukomeze kunezeza imitima yabo. Tugwaye ikaze rero muri iyi teraniro ry'uyu munsi, ukomeze udufashe kandi uduhishurirwe rirenze iyo dufite uyu munsi. Mwami, ndagushime kubitwemere kandi ukaba ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kugana ijambo ry'Imana riboneka n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu, ariko bwanditswe na Luka. Igice ni igice cya 7 ku murongo wa 36. Igice ni icya 7 kiri mu butumwa bwiza bwa Yesu, ariko bwanditswe na Luka. Ni igice cya 7 ku murongo wa 36. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo umugore w'umunyabyaha asiga Yesu ku birenge. Asiga Yesu ku birenge. Umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe. Yinjira mu nzu ye aricara ngo arye. Uwo umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha amenya yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo. Azana umukondo w'amavuta meza nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye, ararira, atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye, abisiga ayo mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati, uyu muntu iyo aba umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we kandi uko ameze, ko ari umunyabyaha. Yesu aramusubiza ati, Simoni, mfite icyo nkubwira. Ati, mwigisha mbwira. Ntabwo nifuza gusoza uyu murongo iki gice cyose, ariko nagira ngo dusangire iyi nkuru tugiye kuvuganaho tuyiganiraho. Hano tuhabonye abantu batatu.
tuhabonye umugabo witwa Yesu ariyo mucunguzi wacu. Tuhabonye umugabo wa kabiri witwa umufarisayo ariwe Simoni, ariwe wakiriye Yesu mu nzu ye. Tuhabona undi muntu wa gatatu ari umudamu, Bibiliya yavuze ngo yari umunyabyaha muri uwo mudugudu. Abo bantu batatu bombi baza guhurira mu nzu imwe, ariko turabanza turebe ngo Yesu yakirwa n'umugabo witwa umufarisayo witwa Simoni, amuha ikaze mu rugo rwe. Bafata ikiganiro, baratindana baganira kandi amuganiriza. Iyo ukomeje iyo nkuru, uwo mufarisayo yakira Yesu, nta mazi yigeze amwakiriza, nta cyo kurya na kimwe yamwakirije, ahubwo ngo yamufatiye ikiganiro gusa, baraganira. Yesu akomeza kwicwa n'umwuma cyangwa se n'inzara kubera impamvu. Murabizi ko Yesu nta kindi yakoraga ku isi, yavugaga ubutumwa bwiza, akirukanka imisozi yose, imidugudu yose, yakundaga kwirirwa avuga ubutumwa bwiza. Rero niba yarageze muri iyo nzu yakiriwe n'umuvandimwe, ntabwo yahereye ko amwakira ngo amugaburire cyangwa se amuhe icyanywa. Bisobanuye ngo ntabwo yamwitayeho, ntabwo yamugaburiye. Icyo ni kimwe Simoni atigeze akora igihe yari amaze kwakira Yesu. Icya kabiri, uwo mudugudu bari barimo ngo harimo umugore w'umunyabyaha, ngo amenye inkuru ko urwo rugo cyangwa se iyo nzu Yesu yicayemo, amenye inkuru ko Yesu ariho yicaye. Nsigara nibaza ngo yabwiwe n'iki ko yicaye mu nzu ya Simoni? Ariko reka twumvikane kuri iki. Yesu iyo ageze mu ikaritsiye runaka, Yesu iyo ageze mu rugo runaka, Yesu iyo ageze mu gihugu runaka, hari ibintu bihinduka, hari ibintu bimenyekana, hari ibintu bigaragara. Iyo Yesu yinjiye mu rugo rw'umuntu, byanze bikunze haza ingaruka yo kuza kwaho ngaho. Rero muri uko kumenywa yuko Yesu yageze mu nzu ya Simoni, ni imirimo yari amaze gukora muri aho gace, yari imaze kugenda imumenyekanisha ahantu hose. Bivuze ngo uwo mudamu nawe amenya neza Yesu ko yageze muri uwo mudugudu. Haleluya. Amenya inkuru ko yinjiye muri iyo nzu, ngo ahagurukana amavuta y'igiciro kinini. Ubusobanuro bw'ayo mavuta bavuga ko ngo yari amaze umwaka wose ayakorera, ngo kandi yari amavuta y'igiciro utapfaga kubona utyo. Ariko umudamu kubera icyo yashakaga, kubera uwo yashakaga, yabonaga ko uwo ashaka arusha agaciro ayo mavuta. Kandi icyo yamushakagaho, yagombaga gutamba igitambo kugira ngo nawe abashe kubohoka kandi akiri. Uyu munsi bakristo bene data, abantu bizera Imana, abantu basogongeye ku Mwuka Wera, abantu bahuye na Yesu akavugana nabo. Bene data, hari abantu bamaze guta umurongo muri ubu bwami bw'Imana. Hari abantu bamaze gutera umugongo Imana kubera inyungu bashakaga aho hantu. Ndabisubiramo. Kubera iki Simoni yamwakiriye ntagire icyo amukorera? Kubera iki yamwakiriye ntamugaburire? Kubera iki yakiriye Yesu Simoni ntiyite kuri Yesu? Aha, ndenda kubizana muri ubu buryo.
hari abantu bakiriye Yesu ntibamenya agaciro k'ibyo bakiriye. Hari abantu bahaye ikaze Yesu mu rugo rwabo ariko ntibamuha agaciro. Hari abantu bacumbikiye Yesu mu buzima bwabo ariko ntibamuha agaciro. Hari abantu barimo bavuga Yesu ariko nta gaciro bigize bamuha. Hari abantu barimo bamamaza Yesu ariko mu mitima yabo bazi yuko kumwamamaza ntago biva mu mitima yabo, ako nta gaciro bigize bamuha. Hari abantu batunze Yesu ariko batamukoresha. Hari abantu bazi yuko bakijijwe ariko mu mitima barabizi yuko ntibagihagaze mu bwami bw'Imana. Ntago bakimwemera nk'uko bamwemeraga bagitangira kumwakira. Ntago bakimuha agaciro mu buzima bwabo. Ntago bakimwubaha mu mirimo bahawe, ahubwo bubaha abandi kurusha uko bakubaha Imana. Uriho umugayo, wabyemera utabyemera, uriho umugayo. Wibuka yuko wigize kugirana isezerano na Kristo umwakira. Wamubwiye yuko utazigira umureka ariko waramuretse. Bibiliya iravuga ngo Simoni yakira Yesu ntiyamugaburira. Nawe ushobora kubura aho ngaho ntacyo umariye Yesu kandi byitwa kumutunzi, ariko nyamara hari abandi bagiye kugutwara umugisha. Ariko nyamara hari abamaze kumenya agaciro k'uwo mugabo. Ariko nyamara hari abasore n'inkumi bagutwaye uwo mugisha. Ariko nyamara hari abadamu n'abagabo bamaze gusobanukirwa agaciro ka Yesu bagiye kugutwara uwo mugisha. Haleluya. Hari abantu bagutwaye umugisha bitewe no kutamenya agaciro Yesu wakire mu buzima bwe. Njano kugira ngo mbibutse ngo hari icyo ugomba gukora mu bwami bw'Imana. Ntabwo Imana yaguhaye agakiza ku buntu gusa ngo ukarerese gusa ugatwara uko ubyumva. Imana yaguhaye agakiza kugira ngo nawe ukajyanira abandi bakire. Uri umukristo ku izina ariko mu mitima nawe urabizi ko utakiri umukristo. Hinduka, garuka mu ijambo ry'Imana, garuka ku musingi, garuka wakira umwuka wera. Simoni ngo ararangara, umugore w'umunyabyaha araza amutwara umugisha. Kubera uwo mudamu hari icyo ashakaga, yamushakagaho, ngo azana amavuta y'igiciro. Amuzanira amavuta y'igiciro, ngo amuturuka inyuma ararira, ngo afata ya marira yose ngo amutonyangiriza kuki? Ku birenge bya Yesu. Wa mudamu afata umusatsi we ngo atangira kuhanaguza ibirenge, ngo amaze kumwogesha amarira ye, amaze kumuhanaguza umusatsi we, ngo afata ya mavuta y'igiciro ayasuka kuri Yesu, aramusiga, aramusoma. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo agiye gusubira, ngo agiye kuvuga buri muntu wese uko yamubonye, abwira Simoni bo, aramubwira ngo uyu mudamu iki kintu akoze ngo kizagera ku mpera y'isi, ngo aho ubutumwa bwiza buzavugwa hose, ngo uyu mudamu azavugwa. Kubera iki Simoni Imana itamubwiye ngo nawe ugiye kwamamara kandi ari wowe mwakire mu rugo rwe? Uzi ko ushobora kuba ubifitemo uruhare, kuba utakira umugisha, kuba udasohorezwa amasezerano, kuba uri aho ngaho utinda kwakira ibyawe. Uzi ko ushobora kuba ubifitemo uruhare.
ariko wakiriye Yesu mu gitondo akava ku rwego ajya ku rundi rwego. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo uwo mudamu icyo yakoze cyatumye kimukura ku rwego ajya ku rundi rwego, asumba Simoni. Birashoboka ko hari abo mwakirijwe rimwe uyu munsi udashobora gufungura udushumi tw'inkweto zabo. Haleluya. Kubera iyihe mpamvu? Ntabwo wigeze umenya agaciro k'ubwami bw'Imana wakiriye muri wowe. Ntabwo wabihaye agaciro, ariko ababimenye bakabiha agaciro uyu munsi bafite agaciro. Uyu munsi nje kukwibutsa muvandimwe mu Kristo mwene data, niba warakiriye umwuka wera muri wowe, ongera uce bugufi, shaka mu maso h'Uwiteka. Imana ibohora ibyawe, Imana ikiza ubuzima bwawe, Imana igusubiza agaciro, Imana igusubiza ijambo, Imana igushyire ku rwego, Imana iguha amavuta yayo. Impamvu utabifite uyu munsi nuko wamwakira ukamurangarana. Abamumenye baraza bamuha agaciro, hanyuma nabo baha agaciro. Uyu munsi nje kugira ngo uyu munsi uhindure imitekerereze yawe, uhindure ibyo utekereza n'ibyo ubona, ugaruke mu nzira yo kongera guha agaciro iby'ubwami bw'Imana. Wongere wizere Imana, wongere ukorera Imana. Kera wizeraga Imana, kera wakoreraga Imana, kera wari waritanze uravuga ngo ugiye gukorera Imana. Kera mu nzu y'Imana ni wowe wakoraga isuku, kera ni wowe wateraga intebe mu rusengero, kera ni wowe wakoraga urusengero, kera wamenyaga gutanga icyacumi mu rusengero, kera wamenyaga gufasha abashumba bawe, wenda ukabafasha ukabambika ukabagira ute. None ntukibikora, usigaye ubona ari wowe ugezweho, usigaye ubona iby'Imana nta gaciro bifite. Niyo mpamvu nawe rimwe na rimwe uzadindira mu byayo. Niba hari ikintu Imana yavuganye nawe, ongera usubire mu murongo wayo, ushake mu maso hayo, wizere Imana, ukora imirimo y'itorero, urebe Imana ukuntu yongera kugaruka ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo uyu mudamu icyo yakoze kuri Yesu, Yesu ngo agiye kumuvuga aravuga ngo, abwira Simoni aramubwira ngo icyo uyu mudamu akoze, ngo aho ubutumwa bwiza buzavugwa, ngo nawe azavugwa kubera amavuta asizwe. Wakubaza se wowe niki urimo ukora mu itorero? Niki ufasha itorero? Niki ufasha umushumba? Niki ugaburira abakene? Wambika abakene? Urabasura? Usura bene so? Cyangwa uhora mu manza ngo ntibagusura, ngo ntago bakwitaho, ntago bagukunda? Erega umenye ibyo wifuza ko bagukorera nawe ukwiriye kubikorera abandi. None se babigukorera wowe utabikora? Kandi ibyo dusabwa n'ubwami bw'Imana, sura bene so, sura abarwayi umenye ko barwaye ubasengere cyangwa se ubafashe. Uyu munsi rero nje kukwibutsa ngo icyo uyu mudamu yakoze nawe waragikoraga, ongera ugaruke ugikore. Ntago abantu b'Imana bakitangira umurimo w'Imana, ntago abantu b'Imana bakitangira umurimo w'Imana, barabiretse. Ariko umenye uko ugenda ugabanya agaciro, guha agaciro Imana, nawe ni kugenda ugabanyirizwa agaciro imbere y'Imana. Ariko ndagusaba kugira ngo wongere ugaruke mu itorero, wongere ugaruke ushake mu maso h'Imana. Ubutumwa bwiza uyu munsi nkuzaniye kugira ngo nawe wongere uhaguruke ukore, urebe icyo ukora mu nzu y'Imana, ugire ikintu ufasha itorero, ikintu umarira igihugu, ugire ikintu umarira abuturanye nabo, ugire ikintu ukora mu nzu y'Imana. Wowe mu nzu y'Imana usigaye uri indorerezi, kandi ibyo ntago Imana ibigushimira. Icyo uyu mudamu yakoze cyatumye yamamara, nawe hari ikintu wakora Imana ikakwamamaza. Nje kukwibutsa ngo ongera
ugaruke ukore ugira ibyo ukora mu nzu y'Imana. Nawe Imana ikwamamaze, Imana ikwamamaze umugabane wose waba urimo, igihugu cyose waba urimo. Niba waracogoye, niba warasubiye inyuma, niba utakibibamo, ndagira ngo nkwibutse ngo haguruka, Imana iracyagukeneye. Haguruka, subira mu nzu y'Imana. Haguruka, vuga ubutumwa bwiza. Haguruka, fasha bene so. Haguruka, sura bene so. Haguruka, rengera abandi, Imana nayo ikwamamaze. Haguruka utere umurimo w'Imana inkunga. Shigikira umurimo w'Imana, shigikira abashumba, shigikira itorero ryawe, shigikira umurimo w'Imana. Haguruka ukore umurimo w'Imana, Imana nawe ikwamamaze. Erega buri kintu cyose ni igitambo. Kuki uyu mudamu yavuzwe? Kuki Simoni agawa? Birashoboka ko nawe waba ugawa utabizi, ariko nagira ngo icyo uyu mudamu yakoze cyatumye yamamara, nawe ndifuza ko wamamara. Haguruka ukorera Imana. Rero turagenda tugera ku musozo y'ijambo ry'Imana. Uyu mudamu yari umunyabyaha, ngo ariko akora icyo gikorwa gikorera Yesu. Aramubwira ngo guhera uyu munsi urababariwe. Ese wakubaza wowe, uri umukristo, n'icyo umaze mu murimo w'Imana? Aho ni waba uri indorerezi mu bandi? Ndagusaba uyu munsi rero, bitekerezeho, ongera ubitekerezeho, urebe niba hari icyo umaze mu itorero, urebe niba hari icyo umaze mu Mana. Haguruka, ongera, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Niba rero hari imbaraga zagutwazaga igitugu, tugiye gusenga Imana. Imana yongere kwambika imbaraga, usubire mu nzira y'Imana. Ndabashimira rero, mvuga ngo nkwifurize wa mudamu we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukozi w'Imana we, wa mupasiteri we, wa muvugabutumwa, wa munyamasengesho we, wa mudiyakoni we, wa muririmbyi we, wari umaze gucogora, wari umaze kubireka, ariko reba icyo uyu mudamu yakoze cyatumye kimukura hari kimujyana ahandi. Nawe hari ikintu wakora, Imana nayo ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Rero ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Bishop Francis, ngiye kubasengera. Imana ikiganza cyayo kibagereho aho muri hose, kandi Imana yumve gusenga kwanyu no kwinginga kwanyu. Ariko simvuga ngo wenda navuze ku bantu wenda batabikora, ariko najya ngo nshimire n'ababikora. Imana ikomeze ibagure bageze kuri. Rero ngiye gusenga mbasengera, Imana ibafashe kandi ibakure ku rwego ibajyana kuri rwego. Mana yacu, Mana nziza, Imana ya Isirayeli, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ngushimiye ko wabanye natwe kandi waduhaye ijambo ryawe. Ijambo ryawe binyuma yaryo abaryumvishije bose rigira icyo rimara mu buzima bwabo. Uko uyu mudamu yakoze bigatuma yamamazwa n'Uwiteka, niko nifurije buri muntu wese, yaba ari umugore cyangwa umugabo cyangwa umusore cyangwa umukobwa, aho yaba ari hose mu itorero ryawe. Mana yaramaze gucogora, bambika imbaraga n'amavuta yawe, wongere ubakangure basubire mu murongo wo gukora umurimo wawe mu nzu yawe. Bashoboze rero, bambika imbaraga z'umutima, bambika amavuta n'ubwiza bw'Imana. Bahagurutse aho bari hose, bakure mu ntege nkeya, bambika imbaraga ubashoboze, bongere bagukorere, bakwamamaze Mwami, maze bongere basubire bagira agaciro mu gihugu cyabo, mu gihugu barimo, aho bari hose mu Rwanda no mu mahanga. Bahabwa agaciro mu mirimo bakora, mu miryango, bongere basubirane agaciro, bongere basubirane ijambo. Kandi buri muntu wese waba urwaye indwara iyo ari yo yose, ndamusengeye Mana, iyo ndwara imuvemo, iyo ndwara
imusohokemo, imbaraga z'Uwiteka zimanukira ubuzima bw'uwo muntu, akire abohoke mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ahorera imbaraga zawo abohorerwe iby'Imana, kandi buri muntu wese umuremera ishimwe, kandi buri muntu wese musabiye guhura n'inkuru ziza aho yaba ari hose. Mwami, ndagushimira, guhimbaje Mwami, ngo haye icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe, gushimira ko wabanye natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimira rero, Imana ibahe umugisha, mukomeze kuzajya mudukurikirana kuri uyu murongo. Niba mudushaka kutugisha inama, gusengerwa, ndabaha umurongo wa telefoni kugira ngo mudushakireho. Ni 07 88 59 04 20. Ndasubira muri mwe, 07 88 59 04 20. Dukorera umurimo w'Imana i Kanombe, hano muri Nyarugunga, munsi ya sekiteri. Udushakiye kuri uwo murongo mwatubona. Niba murwaye, niba mufite ibibazo bitandukanye, mwifuza kugirwa inama cyangwa se gusengerwa, turi mu masengesho y'iminsi 21. Tugeze ku munsi wa 7 uyu munsi dusenga, kandi turagenda tubona Imana ibohora abantu, ikora imirimo n'ibitangazo. Ejo bundi batuzaniye umuntu arwaye dayimoni, turamusengera, dayimoni ziravuga zimusohokamo. Uyu munsi ni muzima, kandi zari zaramufasha akiri umukobwa w'imyaka 5. Uyu munsi ari mu myaka 27 30 aho ngaho, ariko uyu munsi ni muzima. Kubera iki? Ni imbaraga zibohora. Turi kumwe nawe uyu munsi, hari igihe tuzamuzana agatanga ubuhamya. Turagenda tubona Imana ibohora abantu muri ayo masengesho. Tuguhaye ikaze rero, nawe uri ku murongo waduhamagara tukagufasha, tukagusengera Imana. Ariko mbifurije kongera gusubira ku rufatiro rwiza rwa Kristo, kongera gushaka Imana. Imana ibabohore kandi bagire neza. Imana ibampire umugisha mu izina rya Yesu, amen, amen.